turabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe abadutegera bose turabasuhuje cyane. Tugiye kubanza twibwirane niturangiza dukomeze umwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza. Njyewe banyita Patrick Mutabazi, ndi umuramyi nkunda kuramya. Murakoze cyane. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Rafiki Promise. Njye ndi umuririmbyi nkaba n'umucuranzi muri channel ya Promise TV. Najyaho mukamana subscribe, like and comment na share. Tugakomeza gukora umurimo w'Imana neza. Imana ibahereze umugisha. Uyu musore wacu pianiste bamwita Umusamariya, bamwita Didier Uwitonze. Afite channel nziza cyane iriho ibintu byiza, imikunga, sebeni ziregeye, indirimbo zo kuramya za zindi za mu gitondo ukaramya ugaca. Mugere kuri Umusamariya official, hari amakuru meza cyane. Uyu munsi ugomba kurara kuri Umusamariya official. Twakomeje rero, ariko reka tubanze dusenge turangiza twigire mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Uwiteka Mana yacu, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Ruwera wahozeho isi n'ijuru bitarabaho mwana. Uri Imana witwa igitangaza, witwa Rubasha mwana. Turaguhamagaye amasaha nkaya, umugoroba nk'uyu mwana. Icamunsi ciza wongeye kuduhuriza mu nzu yitiriwe abana bawe mwana. Turaguhamagaye ngo usubane natwe, mwuka wawe amanukire muri twebwe mwami, atwuzuze indirimbo z'amashimwe, atwuzuze kuramya no guhimbaza mu mwuka mwana. Asante mwami ko wumvise gusenga kwacu. Umucuranzi acurangire mu mbaraga zawe, uririmba aririmbire mu buntu bwawe mwana. Tukomereze amaboko mwami muri iki gihe kigoye mwami, tukomereze amaboko. Tugushimiye ko wumvise gusenga kwacu rero, mu izina rya Yesu, amen. Ababyeyi banje batarabaho warufite imigambi yawe. Ababyeyi
banjye batarabaho wari ufite imigambi yawe. Ababyeyi banjye batarabaho wari ufite imigambi yawe. Alo Meti Legaliere, imbaraga zawe mwami wari udufite mu biganza byawe, wari udufite mu mbaraga zawe mwami, wari udufite mu migambi yawe myiza, wari udufite mwami gukora neza kugira ngo natwe mwami tuzabane nawe umugambi bwo mwishima. Ababyeyi banjye batarabaho wari ufite imigambi yawe. Haleluya Yesu, turavuga imbaraga zawe, turavuga ababyeyi banjye batarabaho wari ufite mu migambi yawe. Ababyeyi banjye batarabaho wari ufite imigambi yawe. Ababyeyi banjye batarabaho wari ufite mu migambi yawe. Ababyeyi banjye batarabaho wari ufite imigambi yawe. Allo, Meti Legaliere, imbaraga zawe mwami. Ni ukuvuga ngo basogokuruza n'abababanjirije batarabaho, ibisekuruza ibisekuruza bitarabaho, Yesu yari adufite muri plan. Ababyeyi banjye batarabaho wari ufite imigambi yawe. Ababyeyi banjye batarabaho wari ufite imigambi yawe. Ababyeyi banjye batarabaho wari ufite imigambi yawe. Ababyeyi banjye batarabaho Haleluya zitatu. Mwene data pianiste wacu aratera haleluya avuge ngo kubera ko Imana izi ko yari dufite muri plane yayo ababyeyi bacu batarabaho. Uratera haleluya uvuge ngo ufite plane y'ukundi isengero zizofunguka. Uratera haleluya werekeza amaboko ku rusengero uvuge ngo weretse imiryango y'isengero zose mu gihugu mwami. Yesu we, tere haleluya werekeza amaboko ku nzu z'Imana. Amakanisa arafunze, sinzi uko byagenze, ibintu byabaye ibindi, ikirere cyarahumanye, ibintu byabaye poto gusa.
Umwami wanjye ari imbere yanjye. Halo, halo. We kwiheba Inshuti, teleza